ndagusuhuje cyane nanone nizere ko umeze neza mu byo urimo byose. Ndi Master Chef John nkuko bisanzwe. Guhaye ikaze rero kuri Master Chef TV2. Uyu munsi tugiye guteka ifunguro ry'ibirayi. Ni ibirayi byitwa potato wedge. Biba bimeze neza cyane, uzabigerageze uzasanga bimeze neza kandi n'uburyo uzumva biryoshye cyane cyane rwose. Ndabigutuye. Wowe uzabikora kandi ntabwo bigoye. Ni ibirayi byonyine uteka mu ifuru niba uyifite. Niba uyifite uzabigerageze uzambwira. Biba bisa neza, biryoshye, bihumura kandi nta kintu kindi washyizemo na gitoya. Yagushimira cyane ngo wakoze subscribe rwose. Gushimira cyane ko wageze kuri iyi channel uruwa agaciro gakomeye cyane. Ko burya iyo ukoze subscribe aho hasi udukurikira nuko uba wishimiye ibyo tukugezaho. Ndagushimiye cyane rero kandi Imana ikomeze kugira neza. Tugiye guteka ibirayi byacu rero. Ni ibirayi tugiye guteka biriho igishishwa. Igishishwa kiraba kiriho rwose. Kuko igishishwa burya iyo dufashe ibirayi tukabikuraho igishishwa tuba turi gukuraho intungamubiri. Nufata ikirayi ukagihata intungamubiri uba uri kuzikuramo rwose. Ariko iyo ugifashe ukakirya kikiri igishishwa uri kurya intungamubiri. Kandi turagiteka n'igishishwa kibe kimeze neza cyane. Uzagerageze nawe uzambwira. Turakoresha ibirayi byonyine rero. Byonyine dukoresha ibirayi bine. Tuze no gukoresha kino kirungo cyitwa paprika. Iki kiba ku isoko ahantu hose wakibona gihumuza ibyo kurya. Kirahumuza bino birayi kandi biraba bisa neza. Nawe mukanya rero dutangira witegereze maze urebe uko tugiye gukora bino birayi byacu. Ibirayi byiza cyane kandi ibirayi burya biraryoha. Nawe uzagerageze uzambwira. Bino birayi tugiye gutangira kubironge neza kubera ko tutari bukureho igishishwa. Tugiye kubihonga neza bike biveho umucanga. Kubera ko turabiteka bikiriho igishishwa. Ibirayi byacu rero tugiye kubikata. Witegereze ko tugiye kubikata. Niyo mpamvu byitwa potato wedge. Byitegereze neza urebe biba bisa neza cyane bimeze neza. Ubundi ufata ikirayi gutya ukagikata gutya mo kabiri. Wamara kugikata mo kabiri ukacyubika ukongera gutya ukongera gutya ku buryo kiba kimeze uku nguku. Niyo mpamvu cyitwa potato wedge. Iyi form imeze gutya iba ari wedge. Kiba ari kirayi cyiza cyane kigezweho rwose kandi kiba gisa neza ku isura. Kabigenza gutya kagikata gutya gutya gutya. Aho ukuntu kiba gisa neza rwose. Kiba gisa neza cyane iyo gikase gutya rwose muri ubu buryo. Icyo nakubwira ni uko nubwo twebwe tugiye guteka bino birayi mu ifuru, uramutse utayifite wabiteka mu mavuta. Kwa kundi rwose usanga duteka amafiriti nta mpamvu yo kubikuraho igishishwa. Kuko igishishwa ubwacyo iyo ikirayi kimaze gushya igishishwa kiba cyoroshye cyane kandi kimeze neza. Nta mpamvu yo gukura igishishwa burya kuko igishishwa ni intungamubiri ikomeye cyane. Nta mpamvu yo gupfusha ubusa ibirayi dukuraho igishishwa. Gutya ugikata gutya uburyo cyiza gifite inguni imeze gutya. Ibirayi byacu tumaze kubikata. Icyo tugiye gukora rero
tugiye kubishyiraho umunyu. Dushyiremo umunyu, bishyiramo hano mu gisorori gutya. Mara kubikora gutya, dushyireho umunyu, umunyu mukeya, dushyiremo cya kirungo cyacu cyitwa paprika. Paprika ni ikirungo cyiza cyane. Ubwo tumaze gushyiramo kino kirungo, tugiye gushyiramo aya mavuta ya olive oil. Aya olive oil ngira ngo abenshi murayazi, aba ari meza cyane. Amavuta ya olive aba ari meza cyane ku buzima bwacu, nta kibazo atwaye rwose ko wayakoresha ahantu ariho hose. Bivuga ngo bino birayi tugiye kubiteka mu ifuru bitarimo ya mavuta tuzi atera ibibazo ku buzima bwacu. Abivanga gutya neza cyane rwose. Urabona ko bisa neza biteye apeti kandi bitarashya. Hakuno bisa reba rwose. Dukoresha amavuta ya olive, aba ari meza cyane, ntacyo atwaye. Amavuta no muri salade ushobora kuyakoresha rwose ari mabisi gutya, ntugire ikibazo. Akunda kuyita erayo, amavuta ya erayo. Ibirayi byacu tubirangije kubishyiramo ikirungo, umunyu, amavuta ya olive. Asigaye tugiye kubiteka mu ifuru. Tugiye kubitondeka gutya gutya gutya. Urabona ko bitukura bisa neza gutya. Ni ibirayi biba bitetse mu buryo bwa special, ibirayi biryoshye cyane, biryoha cyane rwose. Uzagerageze uzambwira, biba bimeze neza cyane rwose. Icya mbere, nta mavuta dukoresheje uretse yandi adateza ibibazo, ntabwo ari nka ya mafiriti dukoresha ya mavuta ateza ibibazo. Icya kabiri, biba bitetse mu ifuru bihiye bimeze neza. Komeze witegereze urebe. Ahasigaye bino birayi tugiye kubiteka mu ifuru iminota 40. Mu ifuru rwose iminota 40 yabihiye neza. Iminota 40 ibirayi byacu tugiye kuraba ko bihiye. Birahiye cyane rwose. Wow, bimeze neza cyane. Birahiye bimeze neza. Birahiye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo birimo birahumura kandi ngira ngo urabona ko bisa neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero tubiteguriremo hano. Wowe guteka rwose ushobora kubitekera abantu bawe, ushobora kubitekera abashyitsi rwose bakaryoherwa n'ibirayi biryoha cyane kandi biba bisa neza. Ushobora kubitekera bosi wawe akamererwa neza cyane kuko biba biryoshye cyane. Ngira ngo urimo urabibona rwose bimeze neza. Ibi birayi icya mbere nta mavuta aba arimo, nta mavuta aba arimo. Ngira ngo wabyitegereje wayibonye kandi ntabwo bigoye rwose kubiteka, biroroshye cyane, biba ari byiza cyane, biba biteye apeti. Ngira ngo urabibona neza rwose bimeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo kino gishishwa kiba cyoroshye kandi cyahiye. Iyo ukiriye rwose wumva kimeze neza kandi uri kurya intungamubiri z'ikirayi cyawe, atari nka bya bindi duhata igishishwa tukagikuraho. Oya, jya ubiteka gutya uzarya ikirayi kiryoshye kandi kimeze neza cyane. Ndi Master Chef John rero buri gihe uhoruza akukwigisha uko bateka rwose. Tujye tubana umunsi ku munsi. Reka turyeho kimwe twumve uko kimeze kuko kiba giteye apeti. Kiba cyoroshye cyane. Dukoreshe ketchup kuko iba ari isosi nziza cyane.
kugira ngo urabona yuko ikirayi kirahiye rwose kandi kiroroshye cyane, ni amafufu. kuko ngo n'igishishwa rwose kiba cyoroshye kandi kimeze neza. Ugashyiramo ketchup yawe, koroshye cyane rwose, kiba kiryoshye kandi gihuma. Wakoze cyane rero, twari turi kumwe duteka rino funguro potato wedge, nawe utaha nizere ko wabimenye rwose. Teka neza, urye neza kandi ubeho neza. Ni kuri Master Chef TV. Ndagushimiye cyane rero, tubana umunsi ku munsi.